Mu kiganiro menya niba cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka yaranze umusirikare w'isi cyangwa intwari mpuzamahanga Che Guevara. Amazina bwite yiswe n'ababyeyi ni Ernesto Guevara. Yavukiye mu gace ka Rosario ko mu gihugu cya Argentine, avuka ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 1928. Nyuma y'uko arangije secondaire mu mwaka w'1948, yaje kujya kwiga medicine cyangwa ubuganga muri kaminuza Buenos Aires. Akiri umunyeshuri muri iyo kaminuza, yahoraga yumva afite inzozi zo kuzatembera isi yose. Che Guevara akirangiza amashuri ye, yatangiye gukora ingendo hirya no hino ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, aho yagiye abona uburyo abaturage babayeho mu bukene, akarengane ndetse n'ikandamizwa. Ari naho yaboneye ko atakiri mu Argentine, afata icyemezo cyo kurwana ubusumbane ndetse n'akarengane mu bantu akoresheje impinduramatwara revolution. Nta kundi yagombaga kubigeraho uretse gufata intwaro akarwanya ubutegetsi bwa komunisite. Yashinjaga kutita ku buzima n'imibereho by'abaturage bo hasi. Mu ntangiriro z'umwaka w'1954 nibwo Che Guevara yahuye na Raul Castro wayoboraga Cuba, akaba na murumuna wa Fidel Castro wari uyoboye umutwe wa M26 Movement de 26 warwanyaga ubutegetsi bw'igitugu cya Cuba, bwari buyobowe na Fulgence Papiste. Nyuma y'ibyumweru bike gusa, Che Guevara yabashije kwihurira na Fidel Castro wari ukiva mu buroko. Mu kiganiro cy'ijoro ryose bagiranye, Che Guevara yakunze ibitekerezo by'impinduramatwara bya Fidel Castro, ahava yemeje gufatanya nawe mu rugamba rwo kubohora Cuba. Che Guevara yatangiye gukorana n'umutwe wa M26, ahabwa inshingano zo kujya avura indwanyi zawo, gusa nawe akajya mu myitozo ya gisirikare. Che Guevara, Fidel Castro ndetse n'abandi basirikare 80 gusa nibo bafashe ubwato batera Cuba, gusa bakigerayo n'ibyabahiriye kuko ingabo za Fulgence zabari ambushi zabarashe igitero, abasirikare barahashirira, hasigara abasirikare 20 bonyine. Muri abo 20 barokotse 12 muri bo nibo babonye umugambi wo kubohora Cuba, harimo na Che Guevara. Aba nibo bongeye kwikusanya mu misozi ya Sierra Maestra bayobowe na Fidel Castro. Mu ntambara yo kubohora Cuba, Che Guevara yagiye azamurwa mu ntera na Fidel Castro kugeza ubwo abaye umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa M26. Nubwo Che Guevara yari afite uburwayi bukomeye cyane bwa asima, ntiyigeze acika intege ku rugamba rwo kubohora Cuba. Che Guevara afatwa nk'umwe mu bahanga bo kuyobora intambara z'ishyamba, aho ubuhanga bwe bwagaragaye igihe ingabo yari ayoboye zitagera mu 100 zafataga gari ya moshi yuzuye intwaro za leta yabarwanyaga ya Fulgence, ndetse bahita banafata uwo mujyi wose wa Santa Clara. Ibi byanabaviriyemo intsinzi, babasha guhirika ubutegetsi bw'igitugu bwa Fulgence Papista wari ushyigikiwe n'Abanyamerika. Irwanyi, umusirikare w'isi, intwari mpuzamahanga Che Guevara. Amazina bwite yiswe n'ababyeyi ni Ernesto Guevara. Njye wabategura iki kiganiro nkanakibagezaho ni Musadiri. Ikiganiro cyo nakagaruka, kandi ikiganiro kinogera amatwi yanyu. Turabashishikariza gukora subscribe. Mwe mwayikoze tubashimira, ndetse namwe mwayikora ko mwabasha kuyikora kugira ngo ujye mubona ibiganiro nk'ibi ngibi byiza tukibishyiraho. Ibuka gukora like na share ndetse na comment. Tubashimira cyane mwe muba mwafashe umwanya wo kuba mwatwandikira ndetse wo kuba mubana natwe umunsi ku munsi. Mugira amahoro y'Imana.